Bigenze gute se pastor? Twatangiye. Ya nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukurikiranye muri kumera y'isi mu mande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye. Reka tubabwire ngo ibihe byiza. Imbere yanjye ndi kumwe n'abamama beza, abadamu beza, abategarugori. Ngewe nitwa City Hunter. Reka tukubwire ngo nimba utameze neza nagahora gahanze kandi nanone twihanganishe ababuza ababo muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi 1994. Tuvuye mu minsi 7 y'icyunamo kandi dukomeje iminsi 100 yo kwibuka. Turi kumwe rero n'abavyeyi Imana yubatse ndetse bakubakika bakanibuka biyubaka. Mama Mignone Official na Mama Nana Official ibintu byamaze gukemukura babona basa neza. Mama Mignone umeze neza? Ndashima gitare. Hari abantu barababuze ati dutegereje inyinya Mama Mignone. Haleluya. Cha mwereka mbabwire rero muzatuma ntazajya nseka. Mama Nana. Arame. Umeze gute? Meze neza, meze fresh niko bavuga. Dore wari yubatse nuko. Kabisa nibuka niyubaka. Tubahaye ikaze rero. Star. Hari abantu bavuze ngo cyambere n'urukundo mubivugaho. Hari akaririmbo waba wibuka Mama Nana ka kera ko mu bihe byanyu. Mama Mignone wajya wangwa ati nibuka ibihe. By'urukundo. Abagabo ni bakiririmbira abagore. N'abagore tujya turirimbira nta kibazo. Hoya n'abagore baje baririmbira abagabo. Tubaririmbire noneho. Mama Mignone sube indirimbo nzarayizi. Iririmba twumva. Ni nyinshi. Hari za Hilariya. Uwo mwana niwe. Uwo mwana niwe mahoro. Andagije umutima narengeye yuko ntazamubura kuko turi kumwe iteka. Ni marakazi nukuri. Umva. Nagute reye diva nziza mu mutima ugukunda ntacyo nazezwa zahabu na diyama byose ni byawe mukunzi. Tuyitu inshuti zacu zose zitwumva. Ukuri twabatereye zahabu mu mutima wacu. Inshuti zanyu zidukunda sha. Anana abantu baririmbye indirimbo nk'izo ngizo mu gihe cyanyu. Hari ibintu by'imisi byateye. Sati force ziri hanze aha ziri mu bato n'abakuru. Ugasanga umuntu afite umwana ungana nkanjye cyangwa unandi utafite n'abakwe n'abakazana ariko nawe ari mu rugendo rwo gushakisha divorce kandi iyo ndirimbo yarayiririmbye nge nabyirutse hagezweho ngo kugasozi keza karusororo nabonye ikintu cyiza cyane ariko nacyanshimishije nk'umwana nahabonye. Akirengagiza uducandwe yaciraga ku kababi uyu muntu ngo mwasezerana ngo ati rero nimaca nzaca akababi ncireho amacandwe. Ntusanga yumye uzamenye iminota amaviriye telefone nago zari ziriho. Ibyo akabyirengagiza ugasanga bari gushakisha za divorce bashaje. Ibi bintu biba biterwa n'iki? Ndagira ngo nicyo kintu tugiye kuganira rero. Buri wese araza kumpa igitekerezo anatanga ibitekerezo by'abadukurikiye babyumve. Ni karibuni. Urakoze City Hunter. Iki kibazo ubajije nubwo twatangiye turirimba ariko ngewe iyo nkigezeho mba numva afite agahinda. Ubundi niba hari ibyishimo by'umuntu bibaho cyane umuntu mukuru. Nukubaho afite
undi Imana yamuremeye bari kumwe kandi bakabana mu mahoro bishimye batuje nta n'ikindi kintu cyabakoma mu nkokora. Njya mvuga ngo urukundo ni urwa mbere. Nimba ubizi nimba utanabizi wowe unkurikiye icara ubitekereze neza uvuga ngo urukundo ni rwo rwa mbere. Njyewe hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo niba hari ikintu kibaho kibi ni ugusenya. Iyo wasenyutse usenya urugo nyine, hari ugusenya urugo ukitwa ko wasenye, hari ugusenyuka mu mutima, hari ugusenyuka mu bitekerezo, hari ugusenyuka mu bikorwa, mu bukungu naho harasenyuka, hari ugusenyuka mu miryango, n'imiryango iba yarashyingiranye nayo ubwayo irasenyuka. Bamwe batangira kureba abandi nabi, badufatiye umwana nabi, abandi twarabashyingiye ntitwagize, doko ugasanga ni ibintu byasenyutse byinshi. Usanga umuntu usenye yari afite etaje 5 asigarana imwe, yagira ibyago nayo ikamuvaho. Kubera izihe mpamvu ibibazo bimubana byinshi na kakandi yasigaranye ntamenye umunsi yakagurishije, kandi uwagurishije amafaranga n'ibiryo bihiye ntago yakongera gukuramo ikintu cy'agaciro nk'icyo yari afite. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu wasenye urugo ntibazarebe ngo hasenyutse, ngo umugabo n'umugore batandukanye mujye mwibuka n'ibindi byose byasenyutse. Musenya mwari mufite inzimwe kubera ko musenyutse byonyine, mugasigara nta n'ikibanza mugira. Kuko yanze muri buyigurisha nimurangiza muyigabane. Nimuyigabana umwe y'amafaranga ashobora kuyatungisha abana ntihagire ikindi kintu akuramo. Wa wundi akaba yayafata ya mafaranga yagurisha icya gice yatahanye akakinywera cyangwa akakijyana mu bandi bo ku ruhande. Ugasanga ba bantu bari bafite n'inzu batuyemo bose basigaye bakodesha cyangwa bose basigaye birukanka barataye umutwe, buri wese na stress ze na depression ye. Ugasanga umuntu yarasenyutse ku buryo bukomeye. Uragira uti turi kubibona no mu bantu bakuru. Ibi bintu ntawe biri gusiga nshuti yanjye. Njye hari igihe nigeze kuvuga ngo urugo rusenyuka uwo munsi, hari urugo rusenyuka uwo munsi mukirwubaka, ndetse rugasenyuka mukiri mu rusengero kubera yuko hari icyo atumvishije, kubera yuko hari icyo yibutse. Ndetse hari n'urugo rusenyuka mukicaye muri sare, hari n'urusenyuka bakiri muri dote. Ibyo bintu narabibonye. Yego, impamvu nkubwira ngo hari urusenyuka bari muri dote, baratangira akavuga ngo umuntu agatangira bazanye abakwe benshi, ibyo muri bubagaburire ntibiri bubahaze. Ubwo se muri dote umujyana agatangira atari ko nkuriye ko mba naramubwiye ko bazazana abantu batarenze 20 kubera iki bazanye 50. Atangiye kwijujuta mu mutima, kandi mu kanya arasohoka agiye kuramutsa abanyirabukwe n'abaramube bose baje, yijujutiye akiri mu cyumba bamubwiye ko bazanye abakwe benshi. Deje nakubwira ngo uyu muntu utishimiye n'aba bantu baje mu isabwa rye, urugo amaze kurusenya ubundi mu mutima. Kuko n'ubundi nta kiza azabona, nanagerayo ejo azabona babashyitsi baje kumusuhuza, banyirasenge w'umugabo, babyara be bandi bose bari kuzura, tangira bagatari ku rugo bundi ko ruhora rwuzuye abantu. Abibone ku munsi wa mbere, ntazi mu byumweru 2-3 ko bizagenda. Ubwo uyu ni wa mugore w'inenesi udashaka n'umuryango yashatsemo, udashaka ko hagendwa. Uyu muntu hari igihe barusenyeye umuntu uzi muri dote. Hanyuma ikindi nababwira, ubwo nari ntangiriye kuri babandi basenya vuba vuba, reka tugere kuri aba basenya bakuze bari bageze igihe cyo gusazanya. Reka nkubwire City Hunter, mama Nana, ibintu ndi kubona muri iyi minsi biteye ubwoba. Ukabona umugore nta kintu na kimwe abuze mu rugo rwe, ukabona byose biruzuye, ariko reka mbabwire ikijisho ribona ubundi si cyo matwi yumva. Weho ushobora kubona umuntu atambuka ari umugore mwiza utwaye imodoka ya miliyoni ze 80, ariko umutima waraboze. Ushobora kubona umugabo mwiza utwaye imodoka ya miliyoni 80, umutima waraboze. Umugabo akicara akakubwira ati umugore wanjye ubu ntitukibana, twari tumaranye imyaka 30, twari tumaranye imyaka 25. Ukamubaza utese byagenze gute? Ati dise hari umugabo wundi wamuduhiye mu matwi, birangira umugore ararutse. None ukibaza
uyu mugore araruwe n'iki aka kanya yabyaye umwana wa mbere abyara uwa kabiri abyara uwa gatatu abyara umwana wa kane abyara umwana wa gatanu abyara umwana wa gatandatu ariko amaranye n'umugabo imyaka 30 ijambo ryiza bakubwiye ritumye uturugo ni ijambo nyabaki umugabo akakubwira ati umugore yarantaye n'abana 6 umugore yarantaye n'abana 3 aragenda sinzi yo yagiye harya uyu mugabo muragira ngo tumubwire ngo iki turamubwira ngo ihangane turamubwira ngo komeza ube wenyine turamubwira ngo bigende gute umuntu mukuru buriya wapfuye kugenda icyo nyine ni ikibazo uyu muntu wafashe inzira nawe akagenda hari uruhande umugabo ari bukubwire ariko uyu mugore umwegereye yakubwira ati nari narashize ati sinjye wabonye inzira ituma nurumbuka ngasohoka muri iyi nzu hari umugore nawe wicaye mu gipangu cyiza etaje igeretse 3 abakozi 3 mu nzu ariko yakubwira akakubwira ati umva mari nka adresse no mu mategeko ndi mariye ariko uyu mugabo sinjya mubona ati nturebe imodoka ebyiri ko ziparitse mu rugo ndati ati hari taxi voiture yahise mutwara kubera iki afite icyubahiro cyo mu kazi kimwemerera ko nataha imodoka iri buzi gaparika mu gipangu abazamu bakabona ko iparitse abateka bakabona ko iparitse ariko agasohoka hanze nk'uri kwitaba telefone taxi voiture ikamwandurukana akazarugarukamo niba agiye kwa gatanu akazagaruka ku wa mbere agiye here akazagaruka ku cyumweru aje gufata imodoka iri bujye kumuparika ku biro bye dusigaye duhura n'ibintu byinshi cyane kubera ko vraiment ntago twafata umuntu wenda ngo tuvuga ngo turamushyira hanze ariko hanze ahangaha hari ibintu bikaze imitima y'abantu irababaye noneho igituma rero iyi divorce ishobora kuza uyu mugore ubaye muri iyo nzu nako gahinda abanye n'umugabo uteye gutya uyu mugore ashobora gushiduka yaciye umugabo inyuma kuko n'uyu mugabo aba ari kujya kumuca inyuma nta handi aba yagiye noneho ugasanga bibaye kimwe divorce ikabirabaye reka ndeke kwiharira ijambo mama Nana akira mama Nana ingo z'abashaje ziri gusenyuka kandi cyari kigeze igihe umugabo atashye udukwi hari umusaza kera twari duturanye akajya ajya kwasa udukwi akavumbikira umukecuru we akavumbiko kugira ngo ajye yota none uyu munsi buriya izo ngo z'abashaje uvuga nk'uko mama Mignone yabivuze ziba zaratangiye kera ntubona kiriya giti igiti gishobora kuborera mu mizi kigenda kibora wakibona kuriya gitoshye uti kiriya giti niki kimeze neza buhoro kazasigara akantu gato kajya kubona ukabona igiti kirahirimye biba byaratangiye kera ahubwo hakaba ari kwa kundi ugenda ubika kubarura byumva ko mu mutima hakageza hahandi nigeze hari ikiganiro nigeze mbabwira cy'ukuntu abagore burya nta rukundo twebwe tugira twe turabo kubaha no kuganduka tugakundwa noneho bya bindi umugabo aguha ubishyiraho ubibika iyo ageze igihe yarakurambiwe atakibiguha utangira kumugarurira bya bindi yaguhaye iyo bimaze gushiramo niho handi ufata umwanzuro ukavuga uti uyu nta mugabo umurimo ariko burya biba byaratangiye kera ukavuga uti yewe bagenzi banjye batazabona ko byanze bagenzi banjye ugahora muri umuryango utazabona ko abana banjye batazabona ko hari n'abaruvamo abana rero babwiye ati aho kugira ngo muzicane rero ukwawe n'undabukwe hanze ntibaba bazi ikigenderewe rwose nk'uko bamyone yabuze akavimvira mu kimodoka cyiza ariko uko agenda mu kimodoka cyiza aho uwo munezero wo hanze mu mubona umugezi ariho n'intimba mu mutima umugezi ugasanga arwaye agahinda gakabije kagahinda gakabije rero niko kajya kumva ngo mama Nana y'imyaka 52 yatandukanye n'umugabo abantu bakamuseka yagiye ate igicucu yasenye urugate n'undi ramugore mbese abatera imijugujugu ntibabura ariko ni ukuri ahanini
nta kindi kibitera ni ya fondasiyo yapfuye kera Yego. bimwe nababwiye byo kubakira ku kinyoma mugabo akakubeshya ko afite inzu nziza ntayagira nzu umusore mu minsi yashize no muri famiye yabeshyaga famiye y'umukobwa ko yujuje inzu i Kanombe yari umusirikare hako nibyo banakunda rega bashiki bacu b'iyi minsi yamubwije ukuze akamubwira nta nzu ufite uze cyangwa ubyihorere birangije bajya muri ya nzu yakodesheje amezi 3 amezi 3 arangiye umusore ngo ariko ndashaka ko twimuka muko se twimuka tujyahe kandi ari mu nzu yacu atubwira nakubeshyaga nagira ngo unyemere inzu ntago ari yanjye harya uretse imbaraga z'Imana uwo mukobwa kurubamo bizamworohera sagati niyo umuntu arambeshya ko agira inzu yambeshye n'ibindi muribuka n'undi nababwiye wabeshyaga ko afite wabeshye ko se na nyina bapfuye kandi abafite ibyo byose ni ibintu biba byaratangiye byubakiye ku kinyoma ariko ni ukuri nkurahe n'abadukurikiye babyumve wa musore n'ujya kurambagiza umukobwa ukamubwira ati nukundeshya ndi gutya uranyemera cyangwa ntunyemera azakubwira ati ndakwemera cyangwa sinshaka gushakana n'umukene ariko be kwirarira n'abakobwa ngo birarira n'abakobwa birarira akamwereka ko afite imitungo kandi ntayafite kuko uyu munsi nta rukundo rukiriho ni pasu ufite iki mfite iki duhuze twubaka urugo hari akantu mpise nibuka nk'uko twari tubivuze ngo ukabona umuntu ari kugenda mu modoka nziza ukabona umuntu ameze gute mperutse kuba ndi kujya mu mujyi hari umuntu twajyanye mu modoka tugeze imbere gatoya ngiye kubona mbona umumama ararize umumama mukuru rwose unduta imyaka ureba umuntu ku isura twari turi mu modoka imwe nagiye kubona mbona arahindukiye gutya ararira areba hirya ararira mbona amarira yashonze mbona afashe inuza arihanaguye kumwe imodoka ibigenda gakeya no muri ambuteyaje ndangije ndamubwira kwa kundi ukebuka nyine ukabwira umuntu nahise mbona ko afite agahinda ndavuga nti mpore nikomera nimubwiye ngo impore rero shaho yahise arira arangije noneho yarandebye ahita ambwira ati ndebera mama ati ndebera yahise anyereka umugabo wari uri hamwe n'abana 3 b'abakobwa babiri abafashe gutya mu maboko undi umukuru asa naho ari ku ruhande ukabona n'abana b'imyaka kwa kundi imyaka 15 13 n'abana be uko ari kubareba gutya arangije arambwira ati ngiki cy'abana banjye babuze nicyo cyamurije ndajyaho nkubwire ngo twari duturutse Kimironko ibyo bintu twabibonye tugeze aho bita kwa Rwahama twageze mu mujyi umugore akirira ambwira utuntu n'utundi shamana inshuti zanjye reka mbabwize ukuri niba hari ikintu kiriho abantu bareke kubabaza abandi cyane cyane kubabaza umuntu mu rushako kababarira mw'abana ku rwego rwo hejuru uyu mubyeyi nubwo yarize ariko ndagira ngo nkubwire ngo abana be barira kangana iki kandi uyu mubyeyi sindi buvuge icyo umugabo we akora kuko yaranamumbwiye ariko ni umugabo uri mu nzego uyu mugabo uri mu nzego wataye uyu mugore n'abana 4 amaze guta uyu mugore n'abana 4 akaba yaragiye ndagira ngo nkubwize ukuri umugore warababaye abana barababaye nageze aho mbaza umugore ntese mwakoze divorce arambwira ati kuba twarakoze divorce ntacyo bivuze kubera ko isaha n'isaha abagomba kumenya ahantu ndi agomba kumenya ibyo ndimo n'iyi modoka arabizi ko nyirimo n'uyu mpaye rifuta arabizi ko turi kumwe doko ambwira utuntu twishi ndangije ndavuga ngo amaherezo y'ibi bintu azaba yahe uyu mubyeyi ungana gutya nimba ari kurira umugabo wo haherereye yarishimye buri muntu wese aba afite impamvu ze ari umugabo uramwumva ukumva ko afite ikibazo cye ari n'umugore ukamwumva ukumva ko afite ikibazo cye kuko izi ngo ziri gusenyuka buri wese afite impamvu ye bose bitana ba mwana mbabwira ikindi kintu kuri ibintu byo mu miryango ni ibintu bigoye mama Minyo hari ikiganiro twacishijeho umugabo rwose ukiri muto yarampamagara
arambwira ati wambabara tukabonana ko ngushaka. Mbanza no kumuhakanira nzi ko ari muri ba bagabo basaze, hari abagabo bateye nabi bambabarira babyumva kuri kamera. abateye nabi ni bakaguhamagara ati mbabarira duhure mfite ikibazo kinkomere nshaka kubwira. Ndagenda hari ku cyumweru mvuye gusenga, ku cyumweru cyashize duhurira mu mujyi kuri gare. Arambwira ngo duhurire hehe? Ntiduhurire kuri gare ko ntago nari mwizeye. Twagiye twicara muri twa tuzu twa gare. Ate se nawe ushimye ko twicara ntitwicara. Agitangira kumbwira yashotse amarira mu maso. Arambwira ati ibiganiro byawe ndabyumva n'ibya mama Minyoni ndabyumva. Muratwubaka ariko nanone hari aho mudutoneka. Ati bitewe nuko muvuga ibintu byacu twahuye nabyo. Ambwira ibintu mama Minyoni nanjye nararize. Umugore yashatse mbere yari afite undi mufiyanse, ariko mu nyuma uwo mufiyanse ngo aza kumenya ko uwo mukobwa ari umuntu udashoboka usambana n'abagabo bose batandukanye. Aramureka amureka ngo rero amaze kugira gute haburaga gato ngo bajye mu murenge. Aramureka ariko ngo yari umukristo w'imbere ariko asambana ahubwo na bamwe mu bayobozi baho idini ntavuze. Ariko kubera ko yari umuntu ukunzwe wantona muri korari ngo babivuze yumva yuko ngo ari ukumusebya no kumubeshyera. None bahita bafata wa musore uwo wari urimo anganiriza nawe ngo yari uw'imbere muri korari, ayoboye mbese afite ibyiciro byinshi ayoboye. Ngo amubwira bati uriya mukobwa baramusebeje kandi uriya ni umuririmbyi w'imbere, tubabarire umushake rwose ni umukobwa uzubaka. Ati nanjye sinareba kuri ndamushaka. Mpita muca mu ijambo ndetse ko wari umaze kumva ko bamuvuzeho ubusambanyi kuki we wihutiye guhita umushaka. Ati nyine kubera ko nari mushingiwe n'abayobozi batuyobora. Ati kandi icyo gihe nari mfite n'ubushobozi bukeya, banyemera kumfasha mu bukwe, banyemerera no kunyubakira inzu yanjye. Ati baramushingira mu gihe kitarambiranye. Ati tumaze kubana ati wa wundi wamushingiye ari nka pare wanjye, kumbi nawe yari umusambane we. Ati nta n'ibyumweru 2 twamaranye atangira za ngeso ze zo gusambana. Ati ku munota wa nyuma bamufatiye mu rugo rw'uwo mugabo pari. Ati barankomerekeje banteye agahinda. Mutamugana ariko ni wowe wizize. Niba uwa mbere yaramwanze kubera ubusambanyi we wamushakiye iki? Ati ntigeze anyubaha. Rero icyo twavuga ikintu gisenya izi ngo nta kindi ni ikinyoma. Kabiri ni ugukurikirana ibintu ku muntu uzi ko abifite kandi ntabyo afite. Kitwishe n'irari ry'ibintu. Nje nka iwacu nkennye nkagenda nzi ko umuryango wanjye ugiye kuzanzamukira kwa kanaka. Wayigiye nashyize amaboko hasi nkakora, ahubwo tugahuriza hamwe tugakora. Yego. Tugana ku musozo rero mama Minyoni, ndagira ngo tuze kwanzura hari ikintu mwavuzeho muvuga ngo hari igihe haboneka uruhande rwigira nkana, kandi koko niko biba bimeze. Iyo uhuye n'umugabo arakubwira ati njye umugore yarananiye, wahura n'umugore ati umugabo yarananiye. Ariko abantu badukurikiye ndashidikanya ko wagira ngo bari mu rubanza nk'urw'Imana, ni umuntu ku giti cye. Hari igihe wenda bagira amahirwe bagafungura ikiganiro wenda bari kumwe, ariko umuntu umwe wagukurikiye ushobora kumuha igitekerezo kavuga ati rero kugira ngo uru rugo rugiye gusenyuka ubona byanze kandi wakoresha ibiganiro bigakunda, cyangwa mwahuza buri wese akareka kwigira inaringe, niyihe nama mwamugira cyangwa mwabagira? Reka giye ku rwanjye ruhande mvuge mpereza na mama Minyoni. Burya ntawe uvuga amabi ameza ahari. Yego. Umugore ashobora kujya imbere yawe akarira agahwera agafata umugabo aranzengereje aranyishe, kandi wajya gukurikira ugasanga niwe wamuzengereje. Nanone wagera ku mugabo ugasanga nawe nuko. Kandi la majority cyo namaze kubona umuntu w'umunyamakosa niwe ugira n'amagambo menshi. Yego. Niwe ugira kwisobanura kwinshi n'amarira menshi. Gerera icyo mbona buriya sinavuga ngo imiryango iterane hoya, burya ibibazo ni ibya babiri. Yego. Twebwe ubwacu twicaye hasi tugacoca ibyacu twabihosha bikarangira, kurenza kujya guhamagara mama na papa cyangwa pasiteri cyangwa pare na marene. Cyane cyane ko byanakomeye inshuro nyinshi usanga pare na marene nibo basenya ingo.
ugasanga marene ariryamanira n'umuhungu, ugasanga pare nawe mbese twebwe ubwacu twembi twe tugomba gukemura ibibazo byacu twembi njye nawe nk'uko twasezeranye kubana njye nawe nyuma tugahamagara ba Korodina n'abandi bakadushyigikira, ni natwe tugomba gukemura ibibazo byacu. murakoze. ubundi ni icyo nkwemerera. burya ubundi ni ukutwumvira ubusa. iyi ngo sha ngo burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. iyo ndwara muyifure. uzagukunda nawe uzajya umukunda. sha birababaje kubona umuntu agukunda warangiza mva ukamwemerera n'urukundo kandi umwemereye urukundo rw'ikinyoma. umubeshya. buriya urukundo rw'ikinyoma ni ikintu kibi ku buryo bukomeye, ariko nshuti bakunzi bacu icyo twashaka kubabwira ni uko muri uru rugendo turimo ugomba kunyorohera mu mico yanjye utishimiye, nanjye nkakorohera mu mico yawe ntishimiye, ahubwo tukagendana neza. nigeze kubwira abantu ngo uyu muntu duhuye dufite imyaka 30, ari wowe ufite imyaka 30 nanjye mfite imyaka 30, mfite imyaka 25 ufite imyaka 25, hari uburere nahawe nawe hari uburere wahawe, hari umuco nakuriyemo nawe hari umuco wakuriyemo, ahubwo ni gute iyi mico turi bwihanganirane kugeza igihe tuzayihuriza hamwe. iwanyu mushobora kuba mwarakuze so anyura kuri nyoko agakomeza urugendo ntanamubaze uko yiriwe cyangwa uko byagenze bite. njye nkaba nzi yuko iwacu ibyo bintu banyuranagaho bakanasuhuzanya bakabazanya amakuru, sibyo? ningushaka ukanyuraho utansuhuje nzatangira nkomereka mu mutima ntari uyu mugabo ni gatiki, uyu mugabo ni bwoko ki, sibyo? nawe ninkunyuraho nkagusuhuza ntiwiriwe, ejo ugatangira ukikiriza uyu munsi, ejo nakongera ntiwiriwe ntimbese umeze ute. nabikubwira nshaka kukwibebereza kuko wenda nabibonaga iwacu, agatangira atari ku bundi warasaze. ibyo bintu bumbaza ni ibiki? Ntuneteho ati wagiye uvana ubutesi aho ngaho, usuhuje rimwe usuhuje gatanu usuhuje 10 ntumbona. uyu muntu uramukomerekeje utabizi. rero iyi mico kuko kugira ngo tuzayihuze bigoye, ahubwo njyewe nimanze nicare nisuzume. njyewe nzabwirwa n'iki mico yawe tuticaye ngo uyimbwire. umva nkubwire shiti yanjye, uyu munsi njye nawe ntabwo tuziranye. njye nawe turaziranye. ibyo nangura bizi. imyaka tumaranye ni myinshi, ariko kugeza kuri iyi saha nemera ko nta muntu ujya umenya undi. kandi kumbwira ngo twicaranye ngiyi mico ngo turayiganire n'ibiti byose, ntabwo twabiganira byose ngo bizaveyo. gusa navuga ngo ikiganiro kibe nyambere mu rugo rw'abashakanye, communication, abantu nibaganire. hanyuma icya kabiri njyewe nimanze nimenye nceceke, noneho muri kwa guceceka ngo kandi sinkubureminge, ahubwo nimanze nkwiteho ntangire mvuga ati uyu muntu arakazwa n'ubusa, uyu muntu ntakunda gusuhuzanya, uyu muntu ntakunda ibiryo bikonje, uyu muntu dokoma nceceke jewe ibyanjye ndeke kubizana imbere, ahubwo weho manze nkwige. kandi iyo ndi kuvuga gutya ubwo ni impande zombi ndi kubwira. ruhande rw'umugabo ceceka witonde umanze wiga uyu mugore washatse. mugore mwiza itonde umanze wiga umugabo washatse. niba mara kwiga itakoze ureke kumubureminga, ahubwo uvuga ngo reka ndebe ko ibi bintu byirepeta. iyo byirepeta ni ahantu aba yarakuriye. kandi kuzahamujandurayo ntago bisaba yuko uzamura ijwi, nta nubwo bisaba yuko uzamura ururimi, ahubwo biragusaba kwitonda ukanamubwira uti rero nshuti yanjye, uti disi buriya, uti reka twigire no gusenga. uzi ko hari n'umuntu utoza gusenga atabikoraga, kandi uzanye akavuyo ukazana aho amategeko akakwangira kuba yajyayo, kandi ari ugusenga azi ko nawe bimufitiye akamaro. rero inshuti bakunzi bacu nababwira ngo urukundo ruganze, kugira ngo ibi bintu tubashe kubigeraho neza, urukundo ruganze. urugo rutarimo imbabazi no kubabarira ntaho rugera. urugo rutarimo kwizerana ntaho rugera. urugo rutarimo urukundo ntaho rugera. urugo rutarimo ikiganiro ntaho rugera. hanyuma ikindi nitonde ku ruhande rwanjye,
witonde ku ruhande rwanjye kugeza igihe ibi bintu byacu tuzabihuriza hamwe. Nimbona ukoze ikintu kidasanzwe ntari bunihanganire aho kugira ngo mpite nsakuza, ahubwo ninceceke mbihe n'igihe menye n'uburyo ki nzabigusohoramo cyangwa nanjye nkamenya kubyakira. Murakoze rwose, ngewe ndi kumva ari aho nabigarukiriza, keretse niba hari ikindi mwambaza. Reka tubashimire mama Nana, reka tugushimire. Twaravuze ngo ni ugucumbika ariko nanone tutaragana ku musozo hari ikintu twari dusimbutseho kimwe mwakomojeho cyane cyane ku bizera cyangwa abanyamasengesho, byafatirana na wa muzi waboreye hasi nk'uko twatanze igisubizo, ugasanga umugore cyangwa umugabo kubwo gukunda kugenda mu byumba cyane cyangwa umugore kubwo gukunda kugenda mu byumba cyane ahuye n'umuntu wavangiwe. Ngiye mbyita kuvangirwa kuko aba atabonye ikosora, agahita abwira umuntu ufite imyaka 55 ati Imana iguhaye, kandi akanabyerekwa koko Imana iragushumbushishe, ati mbonye ufite agahinda, ati ko nibyo mukozi w'Imana urabibonye, narababaye kuva nashaka sindishima, ati Imana iragushumbushishe. Umugabo cyangwa umugore agataha yakunje umunya, ati ndabizi yuko n'ubundi utari uwanjye, Imana imfitiye undi. Question mark. Ubwo ni ubuyobe. Kuko njye n'umugabo wanjye dusezerana, twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse akatujyana mu ijuru. None habonetse umuhanuzi w'ibinyoma hari uvuga ngo Imana iragushumbushishe kubera ko ufite yaguteye agahinda. Mu rugo haba ibigeragezo, kuba naraguhawe n'Imana warampawe n'Imana ntibikuraho intambara n'ibigeragezo, ahubwo biradusaba kwihangana muri bya bigeragezo. Rero niba uhuye n'icyo kintu muri ibyo byumba by'amasengesho wirukansemo, tuza ugende gake ubwira Imana uti Imana nyobora muri ibi bintu, kuko narabikubwiye hari ahantu henshi byagiye bipfa. Hari n'uwo nzi kugira ngo rwose isezerano ryihute cyane najya mwihera uburozi kugira ngo apfe kare yishakire uwo Imana yamubwiye kugira ngo yishakire uwo Imana yamuhaye, yihutishije isezerano ageze mu rugo amuha uburozi, ariko Imana iramurinda ntiyapfa. Bamubajije impamvu yabikoze, ati jya Imana yaramaze kumbwira ko igiye kunshumbusha nyihera undi mugore, ati nagira ngo amvire mu nzira hakiri kare. Ibyo byose rero ni ubuyobe, ni imikorere ya Satani, akamwica akiriho. Kuko nigeze nanabivugaho, niba wenda naragize ubuyobe nkashaka ntabajije Imana, nkashaka umugabo tukaba tubyanye 4 5, hakaza undi hirya ngo si uwo nguwo, simpamanya nawe. Imana buriya Imana itandukanye natwe. Twarabango arabyizeye, urumva ngo wahise yihutisha isezerano nyine kazapfa ryari rwose kugira reka ntago umuntu turi kumwe wa muntu ugenda bakaguhanurira kandi warashatse wuzukuruje nk'ubu devote uko ngana uko ku myaka yanjye 52 mfite umugabo ndagahubuka hari ati Imana iguhe umugabo wo hanze ufite undi tubana w'umudiaspora nera mikoro mama minyoni wumvisha ahantu turi, wumvisha ahantu turi ko mama Nana yashatse nyine gutanga igisubizo kandi cyiza gisobanutse, ariko harimo akandi kantu ubyumve. Wa muhanuzi na cya cyumba cy'amasengesho cyasereye cyane ya ruti wa muzi wo gusenya rwa rugo, urumva yikubisemo akantu ko kugira ngo aha aka kantu reka nkavuge sibyo. Uyu munsi dufite, reka mbivuge, hari n'ikindi kiganiro nakoze mbivugamo, abahanuzi barimo barasenya ingo z'abantu cyane. Mbivuze ngewe mu ijambo rimwe ryihuse. Gusa ndashimira Imana yuko ahantu abantu birukankiraga benshi bajya gusenga leta yahahagaritse. Ariko hariho n'igihe wajyaga gusenga ahantu hari n'umuntu ukuzi wakwitumye cyangwa se asanzwe azi n'ibibazo byawe ufite, cyangwa n'ukujyanyeyo akakujyanayo kubera ko azi ibibazo ufite. Yaramaze kuvuga ati shanza kuzanira umumama umusengere, umugabo araramukubita, umugabo bimeze gutya na gutya na gutya, ukagenda wagerayo ati Imana irambwiye ngo iguhaye urugo rwiza, nawe ugataha wasaze, wagera mu rugo ukikanashura. Icyo nzi cyo nuko Imana izampa urugo rwiza. Abahanuzi basenya ingo,
mwitonde. Ikindi ntabwo Imana izi ivuga gusenya, Imana igomba kuza ivuga ibyubakika. Erega Imana ni nziza, tujye twicara tunabyemere. Satani afite ubutware n'Imana ifite ubutware, kandi bikarwana nubwo Satani birangira atsinzwe, ariko biba byarwanye. Rero reka mbabwize ukuri, nimwirinde abahanuzi ba hato na hato, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Simvuze yuko abahanuzi batariho, bananyumve neza rwose. Simvuze ko abanyamasengesho batariho, bananyumve neza rwose. Ariko uyu munsi turabazi birwa bahanura basinze, turabaza bicara hariya bagahimba ubuhanuzi, baricara bakabuhimba. Ni ukuri ko Imana njya mbabona bari kubuhimba kandi bakabakubita hariya. Rero reka mbabwire ngo uyu munsi nitumenye ibyo twakira mu mitima yacu, kandi niba warashinze urugo ubishaka, aka kantu njya nkongeraho, si uko mba mbyirengagije, nta muntu ushinga urugo ateganya ko ruzasenyuka. Navuga ngo wowe washinze urugo, urwana intambara yose ishoboka, uru rugo rwawe urebe ko rwarama. Ninurasenyuka ubwo nyine ruzaba rusenyutse, ariko uzakora ibishoboka byose bizasenyuke bitaguturutseho. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nanjye ninyo nuko nabihamya, nabonye ubuhamya bwabereye mu gitaramo Julienne Kabanda yakoze. Hatambuka umugore hari saa 12 gutyo, ubwo buhamya nibwo yabuvuze, aravuga ati ngewe umugabo wanjye yarankubitaga, mfata igihe cyo kumusengera. Yego, nari impari. Iyo arahinduka cyane rwose. Umugabo arahinduka rero ntago baguhunda. Nuko nguko ibintu bigiye bihagaze. Nabonye ku biganiro byanyu mushyiraho nomero za telefone rwose kugira ngo umuryango wubakike, kandi abantu babatugana babagisha inama nabo Imana ibakemurira ibibazo byabo. Ariko tutaragana ku musozo, nubwo turi kwibuka twiyubaka, hari ikintu Mama Mignone nawe yiyubatsemo cyo kuganiriza abantu. Byagucanze bagukosora, yore kumva wabuze icyerekezo, wabonye umukobwa. Rega nge bintu nita ikibazo nuko baguhaye pase y'umukobwa w'umudiaspora, nimubonye umuntu baganiriza ngo ababwire ngo urugo rwubaka gute, mukodesheje marene, wirirwa mu kabari, mukodesheje pari. Yaba umuntu nafotoye, ni ukuri mu nyuma byarancekeje ndi kumuha amafoto, nawe atari ku umusore ni bogare ngo yewane ngo twahuriye ku muhanda n'umumotari, ngo nta nubwo nyizi cyananyambuye amafaranganye, ngo baragiye baradutwereka. Ari umuntu ngiye na foto, nawe ati wari wabakodesheje. Ati bose hafi ya bose nani nabakodesheje. Urimo urabyumva? Hano Marena kugira inama guha ibimeze nk'iya pastori, kiba gisigaye ni pastor wo kubihesha umugisha. Va ku giti dorumo. Nomero ya telefone iraho, Mama Nana nawe aramufasha. Rero aba babyeyi mujye mubahamagara, mubaganirize, mubagurira amayinite, mubagurira amazi. Kansaringi niyo nashakaga kuvugaho, nagikira ubuntu 2024 nibwo yari ubuntu. Ujye uza witwaje amafaranga bakwereke na tarifu yisa o kumugumana isaha 2 5 6 7 8 nta kintu umuhaye. Ibyo bintu ngiye iwanjye sinya mbisiba kuko birababaje. Reka tubashimire rero. Murakoze cyane. Nimero zacu reka tuzivuge, ni 0788 26 83 22. Mama Nana 0788 25 6 6 5 4.